This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Yes, biye byiza nanone mwe mukunda ibiganiro binyurano kuri Nepo TV Official, mbaye ikaze nimujya mubona nje nka gucya muri iki gitondo cyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 mujye umenya ngo nkuzaniye breaking news. Ni breaking news hano mu equipe ya Rayon Sport. Duhereye muri equipe ya Rayon Sport iravugwamo kwinjiza bamwe mu bakinyi b'abanyarwanda igenda isimbuza aho yari isanzwe ifite. Yatangiye kugenda iganiriza bamwe mu bakinyi bagiye batandukanye b'abanyarwanda bakiri batoya kugira ngo irebe ko yazagenda ibifashisha bafatanye n'abanyamahanga nabo bakomeje kugenda baganirizwa bagenda bongera amasezerano. Ibyabo bakinyi bihagaze bite? Ibyo ngibyo ndabikurarikiye. Icyo wamenya harimo abakinyi b'ikipe ya Marine Football Club, kipe y'ingabo zirwanira mu mazi, ndetse harimo abakinyi bamwe mu bagiye batandukanye, harimo nk'umukinyi wa Etincelle uwo nindi uraza kumenya, ndetse n'umukinyi ukinira ikipe ya Bugesera, ni umukinyi umaze iminsi ari kwitwara neza, ndetse n'umunyamahanga ukinira ikipe ya Mukura Victory Sport uwo ninde. Aba basore bose uwitwa Murenza Budara yaje kugenda baganiriza, nibyo nje kugira ngo ngende nkuramburira. Kandi ikindi wamenya ubwo ndanyura muri equipe ya APR Football Club naho gatoya, naho ngo fitiyemo nkuru y'umwataka batangiye kugenda baganiriza, ndetse n'abakinyi bakina hagati mu kibuga b'abanyarwanda bo kuza kunganira abasore barimo ba Sekiganda ndetse na ba Seydou Daouda Yusuf, kuko harimo abasore bagomba kugenda basuka muri equipe nyuma yo kurangiza amasezerano yabo. Ibi nabyo ndaje ngende mbikubwira. Ndumva rero naguha ikaze neza cyane. Wibuka kureba ko ubwo wakanze subscribe niba utarayikora uyikore, hasigaye tujye tubana buri munsi ukande kukazogera kugira ngo ikiganiro cyose dukoze kikugereho uri mu bambere. Ubwo ngubwo natinza cyane rero reka nze dutangire duhereye ahangaha. Okay, nkuko nari mbikubwiye rero umbahaye ikaze neza cyane. Murabyumvise dutangiranye n'indirimbo ya APR Football Club, ariko wenda mbere uko tuyijyamo gatoya naka update. Ni ikipe ya Arsenal yongeye kwirukanka cyane iravansa yegana ku gikombe. Ni ikipe ya Arsenal yaje gutsinda match bigoranye, itsinze ikipe ya West Ham igitego kimwe ku busa, igitego cya Leandro Trossard, ni igitego kimwe cyaje kuba gituma ikipe ya Arsenal igomeza gusiga ikipe ya Man City yisiga amanota agira kuri 6. Ni Man City kandi nayo ifite umukino na Crystal Palace, ni utsinda baraba basigajemo amanota 3, nibyo kuzahanga amaso tukareba. Ikindi kintu gato wenda nihuta cyane, ni ikipe ya Real Madrid nayo yaje kubitsindwa nabi cyane, itsindwa ibitego 2 ku busa muri El Clasico. Ni ibitego byaje gutsindwa n'umusore Fernando Torres ndetse n'umusore Marcus Rashford. Real Madrid iza kugenda igayika itsindwa ibitego 2 ku busa, ndetse ikipe ya Barcelona ititwara igikombe. Nicyo naba nkubwiye. Ubwo ngubwo hari akumugabane w'Uburayi ndatekereza nta bindi byinshi nari mfite byo kuvuga. Ikindi kintu wamenye nuko umutoza Carlo Ancelotti mu ikipe y'u Brazil yamaze kugenda abakinyi amagara abakinyi ba mbere 55 azagenda aturanyamo bazefasha mu gihe ikino y'igikombe cy'isi. Ngibi nzangenda mbikugarukiraho mu minsi iri imbere. Ahubwo reka twute ubwo ngubwo nkuzanne hano mu Rwanda. Ubwo hano mu Rwanda mbere uko nyine nerekera muri equipe ya APR Football Club nayo mbanje kubasaba gatungo nange utu update muramwenjoyinga aka karerembo k'iyi equipe. Mbere uko nyerekezamo rero reka ngende ngo update wenda zuko imikino y'umunsi wa 31 wari waje kuba ugenda. Cyo wamenya uko ku mikino y'umunsi wa 31 uko yari yaje kubigenda tudatinza cyane. Ni ikipe ya Mukura yaje kubitsinda ikipe ya Gorilla igitego 2-1. Ni ikipe ya Gicumbi kandi yaje gutsinda Bugesera ibitego 2-1. Musanze nganya na Police ubuza ku busa. Rutsiro yari yaje kubitsindwa n'Amagaju ibitego 2-1. Rayon Sport nkuko nabivuze yatsinze Marine ibitego 2-1 mu mukino ndawugarukaho. AS Muhanga itsindwa na Al Hilal ibitego 2 ku busa, harimo n'igitego cya Jean Claude Gira umugisha. Ubwo na update mbangena nihuta. Gasogi United ya Kenisi yaje kubinganya na Etincelle y'Abanyarubavu ibitego 2-2. APR Football Club yaje kubahaniza neza cyane ikipe ya AS Kigali bayitsinda ibitego 2-1. Ni ibitego bya Sheikh Jibril Watara, uyu nguyu yaje kugenda yongera kubona izamu, ndetse n'uwitwa Ngabonziza Pacifique. Abane baje kugenda batsinda ikipe ya APR Football Club. Hanyuma ikipe ya Al Merrek nayo yaje kubitsindwa n'ikipe ya Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa. Nibyo waba umenye. Ubwo ngubwo uko rutonde rwagaze ni Al Hilal ifite 70, APR Football Club ifite 59, Al Merrek ifite 58, Rayon Sport ifite 51, ikipe ebyiri za nyuma ni Rutsiro ifite 26, ndetse na AS Muhanga ifite 27.
Yes, ubwo ngubwo binyerekeze muri equipe ya APR Football Club, ni ikipe nyine nkuko nayimbe babwiye yaje kugenda yitwara neza batsinda ikipe ya AS Kigali ibitego 2-1. Ni ikipe rero ikomeje kugenda ivugwamo kugenda baganiriza bamwe mu bakinyi barimo kugenda barangiza amasezerano ngo barebe ko bagenda bongera abasezerano ndetse bagende bongeramo n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye. Mwe mu basore bari kuvuga ko bashobora kwiyongera muri equipe y'ingabo z'igihugu ubwo twuze cyane batangiye kugenda baganirizwa n'umwana ukinira ikipe ya Kiyovu Sport, n'umusore ukinira ikipe ya Kiyovu Sport ukiri mutoya bamwita Wineza Jarene. Uyu nguyu yakomeje kugenda aganirizwa n'ubuyobozi bwa APR Football Club kugira ngo barebe ko bagenda bamwongera muri iyi swadi. Undi musore ukomeje kugenda uganirizwa n'ikipe ya APR Football Club ni umusore usanzwe ikinira witwa Rwanika Jean Bosco. Uyu nawe akomeje kugenda aganirizwa ni equipe ya APR Football Club ndetse bakomeje kugenda baganiriza bamwe mu bakinyi b'abanyamahanga barimo kugenda barangiza amasezerano ngo barebe ko bashobora kugenda bongera aya masezerano. Ubwo nibyo guhanga amaso tukareba ubwo bitwa ba Watara no kureba niba bazongererwa amasezerano. Niba biri kugenda bivugwa ni update mbanje ngo ngende mbabwira ngewe ibivugwa muri sport asigaye namwe mugende mwisesengura niba bitugezeho. Narababwiye ko igihe mbonye sport update nzajya nkazibagezaho neza cyane. Ubwo natinza cyane natinze reka twerekeze muri equipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport nayo mu minsi yashize ku munsi w'ejo hashize yaje kuba itsinda ikipe ya Marine Football Club bayitsinda ibitego bigera kuri 2-1. Bisoro ibitego biri mu gisore, igitego cy'umusore witwa Mugisha Didier bakunze kwita Taichi ndetse n'igitego cy'umusore Asman Ndikumana uri muri forme ufite forme z'icyumweto. Bavuga ko bamaze kugenda bagaruka mu bihe byabo byiza, baje kugenda batsinda ikipe ya Marine rero ibitego 2-1. Ibihe byongerera Rayon Sport amahirwe yo kuzitwara neza ikaba yagenda iza ku mwanya wa kabiri nyuma ya zira ekipe zo muri Sudani. Nicyo waba ugiye umenye ubwo muri ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport kandi ikomeje kugenda wenda yitegura imikino umukino bafitanye w'igikombe cy'amahoro. Ni umukino bafitanye n'ikipe ya Gorilla, ni umukino wo kwishyura. Murabyibuka umukino wabanje wari warangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Ubwo ngubwo ni match bafite yo kwishyura. Match yo kwishyura rero icyo wagenda umenya Rayon Sport yamaze kugenda ihagarika abakinyi bayo kubera imyitwarire mibi. Umukinyi wamaze guhagarikwa yitwa Aziz Bassani. Uyu nguyu murabyibuka neza yakoze imyitozo yaringijwe muri kampu akora imyitozo bitegura ikipe ya Gorilla, ariko ku gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa mbere ntago yigeze akora imyitozo. Umusore utarigeze ukora imyitozo kubera ko ikipe yaje kumufatira abantu kubera ko akomeje kugaragazaho imyitwarire idasanzwe harimo kunywa inzoga akaza mu myitozo yasinze cyangwa se afite hangover. Ikindi kintu ugomba kumenya, undi musore wamaze guhagarikwa utwa Nick Bangara nawe ku gatatu nako kuwa mbere kuri uyu kuwa mbere ubwo nejo wa mbere yakuwe muri camp kubera ko uyu musore nawe ngo yanze gusimbura ubwo bakinaga na Marine ngo avuga ko hari bamuhaye iminota mike yo gukina bityo ko atabasha kujya kwikina we kuri we ngo atabashaga gukina uwo mukino. Ubwo nibyo wabugiye umenye. Ubwo ngubwo binyerekeza kuri transfer, biranyerekeza kuri transfer. Ubwo abandi bakinyi bose ariko b'abanyamahanga ba Rayon Sport baje kugenda ubwo binjira muri kampu. Nicyo wabugiye imenye, ahubwo binyingize nyine neza muri transfer ngende nkubwira uko bigiye bihagaze. Rayon Sport nayo match yabo icyo wamenya imaze kurangira, match yabo imaze kurangira bakinaga na Marine. Ni Rayon Sport ubuyobozi bwayo bwatangiye kugenda buganiriza abakinyi bagiye batandukanye. Umusore wa mbere bwaganirije bamwita Sultan Bobo. Uyu ni umwe mu mediateri beza bakinira ikipe ya Marine Football Club. Uyu nguyu witwa Murenza Budara ubwe yaramuganirije, yaramwegereye agenda amuganiriza amwereka ibyiza byo kukinira ekipe nka Rayon Sport, agenda mu ingero z'uko abasore nka ba Manzitieri bagiye bagenda banyura muri Rayon Sport kugira ngo bagende bageraho bagize ndetse no kugira amazina bafite uyu munsi muri ruhago nyarwanda. Undi mukinyi witwa Murenzi Abdara afatanyije na Gakwe Olivier bagiye bagenda baganiriza match kirangira ni witwa Hosiana Kennedy. Uyu Hosiana Kennedy nawe yaje kugenda aganirizwa nawe ngo arebe ko yaza kuba yinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Uwo ni umukinyi wa kabiri.
kwihuta cyane. Umukinnyi wa gatatu Rayon Sport ihigira hasi hejuru bidahindutse agomba gusinyira Rayon Sport ni uwitwa Joseph Saki. Uwitwa Joseph Saki uyu nguyu nawe agomba kwinjira muri equipe ya Rayon Sport akinira Mukura, umwe mu mediateur nawe beza, ni umwe mu mediateur ushobora kuza akazi bicyo kuri gatandatu ya Rayon Sport, kuko abasore bayikinaho ubona ko byakomeje kugenda byanga. Ubwo Rayon Sport irashaka abakinyi b'abanyarwanda kugira ngo igende yongeramo imbaraga, urebye kuko abakinyi b'abanyarwanda ifite hagati mu kibuga barimo ba Fiston ko batagitanga umusaruro. Umusore wundi bari bakuye muri Mukura nawe Mable nawe ubona ko nta musaruro atanga ndetse yagiye asubira inyuma. Nukuvuga ko Rayon Sport irashaka abakinyi b'aba mediateur b'abanyarwanda nibura bafite umwuka bashobora gukina. Ubwo bitabenyerekeza kundi mukinyi urimo kuvuga ko ashobora kwerekeza muri Rayon Sport, uyu yaje no kuzonga Rayon Sport ubwo bakinaga ndetse na APR yarayizonze cyane. Ni umukinyi w'ikipe ya Bugesera yitwa Byishimo Varwa, uyu nguyu nawe agomba kubaza muri equipe ya Rayon Sport. Rayon Sport kandi yavuye Rubavu imaze kuganiriza umusore ukina kuri gatatu kuko bagomba kurekura witwa Ben Aziz Dao, ahubwo bakazana ndi munyarwanda ugomba kuza guhanganira umwanya na Ganijuru Ishimwe Eli, na wundi bamwita Jabiru Ayman. Uyu mwana ni umwe mu basore bafite forme, nawe umwe mu basore bakina neza iruhande rw'ubumoso, umwe mu basore bari gushakishwa na Rayon Sport hasi hejuru kugira ngo abe yaza kugenda asimburanya cyangwa se ahanganira umwanya n'uwitwa Ganijuru Ishimwe Eli. Nibyo ngibyo bikomeje kuvugwa muri Rayon Sport yitegura ubwo match ya Gorilla. Ni match bari buze gukina uyu munsi. Ni Gorilla Football Club baraza kuba bakina nyine mu gikombe cy'amahoro. Nicyo waba ugiye umenye. Rayon Sport atagize igihinduka iza gukomeza rwose kuri finali, ikaba yazagenda ikina na APR Football Club. Dore ko witwa Bekeni umutozo wa Etincelle yaje kubatangaza ko ngo nta bushobozi bafite bwo kuba yasohoka, atabona impamvu yo kuba yagenda atsinda APR Football Club. Nibyo ngibyo waba ugiye umenya. Ubwo amahirwe menshi nuko Rayon Sport yaza kuba yerimina Gorilla ndetse ikazagenda ikina na APR Football Club. Niba ko umutoza hari ngo Francis Christian n'umwe mu batoza bazi gukina imikino ya knockout cyangwa se imikino yo gukuranwamo, biha amahirwe Rayon Sport yo kuba yaza kugenda yitwara neza kuri uyu mukino. Nibyo naba nkubwiye. Ubwo ngubwo ndumva ibyo nari ngufitiye nibyo ngibyo, nuko tugeze tukareba niba koko aba basore bashobora kuzingira muri equipe ya Rayon Sport nkuko bivugwa, cyane ko mu kwezi kwa gatandatu Rayon Sport iraza kugenda nyine ihabwa amafaranga n'umuterankunga basinyanye wa Jeruti, bakarushaho kugenda biyubaka neza cyane. Ndumva nabashimira ku mwanya wanyu ndetse nanashimira uruhare rwanyu mukomeje kugaragaza munyereka ko turi kumwe, ariko nongera kwibutsa nawe utarakora subscribe kuyikora kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ndumva nabashimira ibihe byiza. Ubwo naho utaha kuzindi update zingeraho muzajya mubimenya mu bambere. Bye bye, hasta la vista.